Ngaha turaje Nyagasani, twitabiriye iyi ngoma yawe y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 26 mu byumweru bisanzwe, tariki 4 Ukwakira 2024, ubwo duhimbaza Mutagatifu Francis wasize. Ngaya masomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo ryawe ryo mu gitabo cya Yobu, umutwe wa 38 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, n'umurongo wa 12 kugeza ku 21, n'umutwe wa 40 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Uhoraho asubiriza Yobu mu nkubi y'umuyaga agira ati: uwo ninde ubangamiye umugambi wanjye yishingikirije amagambo ye y'amahomvu? Kenyera kigabo rero ukomeze, maze nkubaze unsubize. Kuva wabaho se wigeze uha amategeko igitondo, n'umuseke uwubwira igihe ugomba gukebera, kugira ngo turuke isi mu mpande, maze utahure abagome bayiriho? Nuko ubutaka buhinduka urugina, rukwira agasozi nk'umwaro. Abagome bo urumuri rubazimirizwaho, maze uwari ubanguye ukuboko kuravunika. Hari ubwo wari wagera ku isoko y'inyanja, cyangwa utembere mu nyenga y'ikuzimu? Hari ubwo wigeze ubona imiryango kwa nyirarupfu, cyangwa ubone abarinze iryo rembo? Wigeze se uzirikana ukuntu isi ari ngari? Ngaho gira icyo uvuga niba byose ubizi. Waba se uzaho urumuri rutaha, cyangwa aho umwijima utuye, kugira ngo ube wayiyoborera iwabo, kuko wabuze inzira ibicyura? Niba ubizi, nuko icyo gihe wari waravutse, kandi ukaba umaze iminsi. Yobu asubiza Uhoraho agira ati: ni koko nakiriye mu bikomeye. Nabona asubiza iki? Ahasiga no gupfuka umunwa ngaceceka. Navuze menshi sinzongera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 139. Nyagasani nyobora inzira wigishije kuva kera. Uhoraho ndeba mu ntebe z'umutima ukamenya wese, iyo nice niyo mpagaze byose ububizi. Imigambi yanjye ubimenya mbere y'igihe, ari imbere ari n'inyuma yanjye hose ubuhari. Najya he kure y'uruhanga rwawe? Nahungira he kure y'amaso yawe? Naho nazamuka ku ijuru ubuhari, naho narigita nkaryama ikuzimu ubuhari. Naho namera amababa nk'ay'umuseke weya, maze nkajya kwiturira mu mpera y'inyanja, naho ngaho ukuboko kwawe niko kuhanjyana. Indyo yawe ntigire ubw'indekura. Ni wowe waremye ingingo zanjye, umbumbabumbira mu nda ya mama. Ndagushimira ko wandemye ku buryo buhimbye, ibikorwa byawe biratangaje. Nyagasani nyobora mu nzira wigishije kuva kera. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 10 umurongo wa 13 kugeza ku 16. Igihe Yesu yabwiraga abigishwa 72, yaravuze ati: iyimbire Korazini, iyimbire Betsayida, kuko ibitangaza byabakoreyemo iyo bigikorwa muri Tiro no muri Sidoni, kuva kera barisubiyeho, bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Nyamara ku munsi w'urubanza muzahanwa kurusha Tiro na Sidoni. Naho Kafarinawumu ubona ko uzakuzwa kugeza mu bicu. Uzaroha mu kuzimu. Ubumva ninjye abayumva, ubahinyura ninjye abahinyura, kandi umpinyuye abahinyuye n'uwantumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Buri munsi numara kumva ijambo ry'Imana, rijya rigira icyo rigusigira. Ugire byibuze nk'interuro imwe mu ijambo ry'Imana ugenda usubiramo buri munsi, yagufashije. Bityo iyo ngiyo ibike mutima wawe, ndetse rimwe na rimwe uyisangize n'abandi, kugira ngo iryo jambo ry'Imana rya buri munsi ryageze mu ntebe y'umutima wawe, iryo jambo ry'Imana rya buri munsi ryageze iwawe, rikomeze gukumurikira, rikomeze kugutunga, rikomeze rikuyobore umunsi wose, ubukereye kwakira Imana iwawe. Mbega amahirwe kugumana n'Imana buri munsi. Nyuma yuko tumaze kumva isomo rya mbere twavanye mu gitabo cya Yobu, aho batubwira uburyo Yobu asa n'umuntu wamanitse amaboko, kuko abona ataburana n'Imana ngo yitsinde. Ati: Nyagasani, Nyagasani akiriye mu bikomeye. Bigoye kuburana n'Imana, kuko Imana buri gihe ibiturenze, ibizi ikikora n'uburyo igikoze. Njye rero nido kwirwa ngisha Imana impaka, kandi Imana byose ibikora kubera impuhwe zayo no ku bushake bwayo. Imana ikora icyo ishatse mu gihe ishatse, ikagikora wishatse kubera impuhwe zayo.
rero Yobu nyuma yo kumwumva amanitse amaboko hejuru ati ahasigaye nyagasani gushaka aho nigukorwe, njyewe ndi umuntu w'ivu ntacyo ndicyo, niboneye ubwanjye ko ari ufite ukuri. Na nyuma yo kumva Zaburi nanone nanjye kuvuga nk'umanitse amaboko kugira ngo nyagasani abe ari kuyobora akujyana aho ashatse, nyagasani nyobora inzira wigishije kuva kera. Ibyo twabyiyumviye. Na nyuma yo kumva ivanjiri y'uno munsi idusaba kwakira nyine Imana, ubwo twumvise imwe mu migi itarashoboye kwakira Imana yanangiye, yafunze umutwe ikanangira n'umutima, bakanga kwakira Imana. Nyuma yo kumva ibyo byose muri aka kanya tujye kuzirikana ku ijambo bita amahirwe. Amahirwe y'uvukishije, mbega amahirwe wagiye ugira ariko ntubyaze umusaruro ayo mahirwe. Hari imvugo igira iti imboga zibona abana, kandi ngo uwambaye icyerezi ntamenya ko kera. Nawe rero nanjye muri aka kanya kongera dutekereze ku mahirwe twapfushije ubusa, bityo umwanya uriho wagombaga kuwubyaza umusaruro utabyaje aho hantu uri. Nyagasani azabikubaza nanjye azabimbaza kugira ngo twongere dusubire inyuma turebe amahirwe wagize. Uribuka amahirwe wagize? Uribuka faveri wagize? Uribuka ibyo byose impuhwe wagiriwe, ibyakubayeho byiza? Wabyaje umusaruro ute amahirwe wahawe? Icyo nicyo kibazo nyagasani yifuza gutubaza uno munsi. Iki kibazo turacyerekeza ku migi. Imigi, imbusane y'umujyi ngo ni icyaro. Abantu benshi mu mujyi nyine kubera civilisation bakunze kwigumura no ku Mana, reka tuvuge dutyo. Muri aka kanya mbere ko dukomeza kuzirikana uko akoresheje amahirwe yawe Imana yaguhaye, reka tubanze tugendere ku mvuga mutagatifu Agusitini. Isi yobowe n'imijyi ibiri, la cité terrestre et la cité céleste. Ngo umujyi wa mbere ni umujyi wa hano ku butaka, undi no mu ijuru. Ngo iyo mijyi yombi irangana. Iyo ugiye muri umwe ubwo wanze undi, iyo ukunze umwe uhita wanga undi, iyo ugiye muri umwe ntabwo wongera gukandagira mu wundi. Umujyi wa mbere w'isi c'est l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu. Ngo ni ukwikunda kugeza igihe wibagiwe Imana. Uwo ni umujyi wa mbere wa hano ku isi, la cité terrestre. Umujyi wa kabiri ngo c'est l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Ngo ni ugukunda Imana kugeza ubwo nawe wibagiwe, la cité céleste. Uwo ni umujyi nyine w'Imana. Wongere urebe, ese wowe urukundo rwawe n'Imana urikunda kugeza igihe wibagiwe Imana, cyangwa ukunda Imana kugeza igihe wibagiwe, witanze kugira ngo witangire abandi, ubyaza umusaruro utamahirwe Imana iguha? Ese muri iyo mijyi wowe wisanze mu wuhe? Wisanze mu mujyi wo ku isi cyangwa wisanze mu mujyi wo mu ijuru? Wisanze muri ihe site, iyo mu ijuru cyangwa iyo munsi? Biraterwa n'urukundo ufite, urwo ufitiye Imana, urwo ufitiye abandi, cyangwa uri nyamwigendaho urikunda. Nguko uko abantu benshi bagiye bibagirwa Imana. Turaza kwibanda kuri ivanjiri y'uno munsi, aho twumva imijyi itatu yakiriye amahirwe y'Imana ariko ntibabyaze umusaruro amahirwe Imana ibahaye. Iyo migi bishatse kuvuga barikunze bibagirwa Imana, barabicurika. Iyo migi ni Korazini, Betsaida ndetse na Kafarnawumu. Bavuga uburyo yiyemeye, uburyo yirata, uburyo bafunga umutwe, ibitangaza byabakoreyemo. Iyo triangle, iyo mpande eshatu, iyo ni imigi Yezu yagendaga azenguruka yigishamo ivanjiri ya Yezu nkuru nziza. Ariko se niwo bemeye kurenza abandi? Ibiranyibutsa no bigakwibutsa, ese wumva ijambo ry'Imana, kuba uhabwa Yezu, kuba ujya mu misa, kubona akanya ko gusenga, aho nibyo bituma uhinduka. Amahirwe uyabyaza umusaruro ute ubona aho hantu? Iyo migi ese bituma iyo migi ihinduka imigi y'Imana, cyangwa wasanga ari imigi hano ku isi ya yindi yanga Imana? Mugani wa Agusitini, kugeza n'ubwo koko yikunda ikibagirwa Imana. Iyi migi nanone ni imbusane y'indi migi itatu ho batabonye amahirwe yo kubona ibitangaza bya Yezu byinshi. Iyo migi ni iyi nayo, Tiri, Sidoni na Sodoma. Ngo iyo bakiza kubona nk'ibyo bitangaza byakorewe ngaho baba barahindutse bakisubiraho. Nawe uriyimbire igihe cyose nyagasani aguha amahirwe ukayivutsa. Imboga zibona abana, ureba Imana niba yarahaye uguyu kuba muri uwo mwanya wawe uriho, uzi ukuntu yari kubyaza umusaruro. None se
nawe niko uhagaze muri ino minsi, uri kubyaza umusaruro ute ahantu uri? Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuyoboke w'Imana ngo utarasibaga misa, bishoboke ko na buri mugoroba yagarukaga kongera kuza gushimira Yezu ko avuye ku kazi. Mbere yuko ajya ku kazi akabanza akajya mu misa. Umunsi umwe padiri aza kumwitegereza maze aramuhamagara ngo aramubaza ati, mbwira impamvu buri munsi ujya uza mu misa kandi ntukerererwe kandi nturambirwe n'umunsi n'umwe, buri munsi ukaba uri mu misa, mbwira impamvu. Nuko wa muyoboke w'Imana ngo aramubwira ati, umva rero padiri, namaze imyaka 10 yose ndi umushomeri, nta kazi mfite. Iyi shapeli, iyi kiliziya, ahangaha muri paruwasi niho naboneye akazi, niho Imana yambereye akazi. Uko nazaga gusenga nsaba Imana ngo Nyagasani uzampa akazi, uzi ko ari ahangaha Imana yambereye akazi mu misa, ahangaha njya mpora nza. Nuko mbona igisubizo ahangaha mu misa mpora nzamo, akazi nagakuye ahangaha muri ino paruwasi. Noneho icya kabiri, maze kubona aka kazi, patoro wanjye akajya ashaka gukamvutsa mu buhe buryo, ngo yashakaga kunyongeza kugira ngo nyigarure tujye turyamana, ariko yabona mukaniya kantinya kubera ko atazi wakangejejemo wakampaye. Nuko agahora ntinya, namukanira kantinya kunyirukanisha kuko atazi uwambaye akazi, ntabwo azi uko nakagezemo. Nuko nanjye ngahora mubwira nti, uramenye unyirukanye uwambaye akazi akurusha amaboko. Bishoboke ko yagiye agira ngo ni umutegetsi wundi umusumba, koko aranamusumba nyine. Ubwo patoro kantinya kuko atazi uwambaye akazi, wandi umurusha amaboko. Nuko tukabana rutyo mu ntambara. None rero padiri, imyaka 5 irashize ndi mu kazi, patoro wanjye ntazi uwambaye akazi, njye ndamuzi ko arushaho patoro wanjye amaboko. Impamvu ngirambye mu kazi nuko iyo nazindutse nza hano mu misa buri munsi, nkumva ijambo ry'Imana, ngahabwa Yezu, ngira imbaraga ziza kumfasha gukomeza gukanira akazi kanjye nkagakora neza, ndetse nawe patoro wanjye nkamushyiraho umurongo ahataza kurenga, bityo ntamvogere. Izo mbaraga rero nizo mvoma ahangaha muri iyi paruwasi buri gitondo, kuko nanjye simenye ko byagenze, ariko mpita nibwira ko wa muntu wambaye akazi ari wabishoboje. Nta zindi mbaraga mbona natsindisha uriya patoro kuko afite ibifaranga byinshi, usibye izo mbaraga mvoma ahangaha mu gitambo cya misa buri munsi. Rero iyi paruwasi sinayihemukira, nkoresha isaha yose kugira ngo ngere ahangaha nze kumva misa buri gitondo buri munsi. Narangiza kuyumva nkajya ku kazi ntekanye nishimye, akazi nkagakora neza. Na n'ubu patoro yarumiwe kuko atazi uwambaye akazi, ashaka kunyirukana, agashaka kunyirukana, ariko bikaba iby'ubusa kuko wambaye akazi amurusha amaboko, kandi ntabwo azi ko nageze mu kazi, ntabwo abizi. Ngiye inyota ndi ku mutima. Nuko muri ako kanya padiri maze kumva ubwo buhamya bw'uwo mukristu, padiri atangira ararira. Ngaho fori cyatumaga padiri arira, ngo ni ibintu bine byatumye padiri arira, ariko ndakubwiramo 3 nawe uze kwibwira ikindi nyuma. Ngo icyambere cyatumaga padiri arira, ngo yaribaje atari ko uyu muntu uturuka kuri izi kilometero aje kumva misa mu gitondo agakoresha isaha, ngiye nkoresha 0 kilometero ahangaha, uyu muntu witanga gutya akaza kumva misa, nta n'amasegonda nkoresha kugira ngo yaraha mu kiliziya koko. Nuko padiri akomeza ararira. Padiri yezwaga nanone n'ibisubizo uwo mukristu yabonye muri iyo paruwasi, mu gihe wasanga bishoboke ko we ntabyo ajya abona. Padiri nanone yongera kurizwa n'uburyo yumva abandi bagiye bakira, uburyo umukristo akomeye. Nuko padiri bishoboke ko mvise mucikiyeho nka kurya wowe byamucikiyeho, ati noneho Nyagasani, nemeye ko rufite amaboko, nakinnye mu bikomeye. Yewe na n'ubu bishoboke ko padiri akiri kurira, afite agahinda kubera ubuhamya uyu mubyeyi yamuhaye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko kwambaye ikibazo atamenya ko kera. Nshobora kuba ndi padiri, nsoma misa buri munsi, ariko asanga ntajya byumva, kandi byaba. Babyeyi, muri aka kanya reka dusoreze ku bintu 4 biza kugufasha nanjye bimfashe kurangamira Imana, ndetse no kubyaza umusaruro amahirwe Nyagasani aduha buri munsi. Icyambere, ukurura ifoto y'uhaye Imana, padiri, maser, frere, akenshi uzacunge bagira chapelle muri communauté zabo hafi naho nanjye kuvuga n'icyumba cyabo n'uburiri bwabo a 0 kilometero vraiment.
ariko tekereza ko umuntu ashobora gutura igikantarange akazakurusha imigisha kandi wowe uturanye na shapeli. Uzi ko hari igihe kigera shapeli muraturanye ariko mukabana nk'abakeba, wowe na Yezu utazigera usuhuza Yezu. Kandi Yezu nanjye kuvuga aryama ku muryango wawe, uryama ku muryango wa Yezu, navugaga shapeli ariko ukaba utagikandagiramo. Frere masere padiri, koko imigisha y'Imana itamuke aho ngaho uhari. Iyi imbere Kafanawumu, iyi imbere Korazine, iyi imbere Betsayida, wasanga nawe uri muri iyo migi. Kandi byaba la cité terrestre, kwikunda kugeza ubwo wanga Imana. Icya kabiri ni muri za paroisse zacu, nanone ongera ukuri ifoto uzasanga burya bavuga ko abantu bakererwa cyane misa. Nirinze kuvuga basiba misa y'icyumweru ari babandi begeranye na paruwasi, baturanye n'urusengero, baturanye na kiliziya. Abo ngabo ngo nibo bakerererwa, naho abatuye kure bazinduka bakica no mu myanya y'imbere. Buriya biterwa n'iki? Ni wa mujyi nyine wikunda cyane kugeza n'ubwo wanga Imana. L'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu. Ubaye ukunda Imana wakazindutse nawe kare, abakora ntibazagutange Imana, abandi badutanga Imana. Ayo mahirwe kandi turaba hafi. Icya gatatu, ukurira ifoto y'umuyobozi, umutegetsi ukomeye. Nirinze kuvuga umuyobozi wa kiliziya ndetse no mu nzego za leta bafite imyanya y'ibyubahiro, ariko iyo myanya niyo yabyaza umusaruro. Wenda ushobora gufasha umwana ukamuvuganira, ushobora gufasha imfubyi, umupfakazi n'abandi benshi cyane, ariko amahirwe ntuyakoresha, ahubwo ukayakoresha wishyira, ukurura wishyira. Aha, ngo mugiye gutsina mutatifa avuga gukurura wishyira kugeza ubwo wibagiwe abandi ukibagirwa Imana. Iyi imbere Korazine imbere. Ese umwanya uriho ugufasha kubyaza amahirwe kugira ngo umenyeshe abandi Imana, uvuganira abandi? Wasanga hari umwanya uriho wicayeho ukayicara gusa wikunda, utegeka, utsikamira abandi, aho kugira ngo ubasabire, aho kugira ngo ubakize. None cyawe no kwica. Babayobozi bica kandi ngo bagakiza. Mbega bibi iyo migi muri iyi imbere. Icyanyuma twasorezaho ni mutatifu twizihiza none. Ni urugero rwiza rwo kubyaza umusaruro amahirwe turonka. Batubwira ko mutagatifu Francisco wasize yari umutagatifu nanjye kuvuga uyoroshya, ariko yaje kwiyoroshya nyuma nawe amaze kubona ngo yaje kurwara, ngo amaze kurwara ngo inshuti ze, amacuti ye ngo niko bavuga, amucikaho. Ngo icyamukomeje ngo nuko zasuzugurwa babana atitagaho, ngo nibo bamwitayeho mu burwayi bwe, mubera impamvu yo gukunda abantu bose, abakene yewe ngo ndetse n'inyamaswa akazitaho. Kwita ku nyamaswa, kwita ku bantu ukabagira neza kubera impuhwe z'Imana. Ngaya amahirwe Nyagasana dusaba, ngiki kigega Nyagasana aduhereza ngo dukoremo tugirire abandi neza, gufasha abandi. Ngo uko mutagatifu Francisco yaje kugera igihe hari yibagirwa akajya ku muhanda gusabiriza kugira ngo wowe cyabakene abafashe. Ngo uko kwiyibagirwa ugakunda Imana, l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi, gukunda Imana kugeza n'ubwo wiyibagirwa, kuko Imana n'ubundi niyo ikwibuka. Mutagatifu Francisco udusabire buri munsi. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.